Amarira y'umugabo, amarira y'umugabo atembanya mu nda, amarira y'umugabo. Angela ariko hari mavuta wakomeza gutinda nanjye inzu ndayigurisha ubu njya kwitangira ubundi buzima n'umwana wanjye. Ndebeka mama nkuko nabikubwiraga cya cyo ntabwo ari bwo ugifite yari nabicetse wiki ntabwo ari bwo abatari ugifite n'indi waba gifite sindi mu gushobora gukeka kariya gakobwa sasira n'ibyora ubu rero dore imipango yose iranze mva nkubwize ukuri igisigaye mama ndeba mama ubu ikintu gisigaye n'ikiba cyonyine ni uko hagomba gupfa umugabo umwe muri bariya uko ari babiri kuwikanga se mama ni ukuri umwe adapfuye janvier ejo bundi yadutamariza mu rukiko waba ubireba wa mwana ibintu byo kwica rwose ndakwinginze bubiretse umva icyo ngiye gukora njyewe ngiye kuba hose ndahita nkwereka ufite icyangombwa ariko ibintu byo kwica umubyikoreye kwica wa mwana iyo numva kare mama ubu iyo mbimenya ntabimenya mba narakiriye janvier none dore ibi byararenze dore aho ibihe bigeze kandi ubu ikibazo janvier ntabwo isha ntiyambabarira mwana wanjye rero ntukajye wiyima ukwima hari sibyo inzira tugiye gukora niyanga nibiramuka byanze nta kindi cyemezo no gusaba janvier imbabazi yego tugomba kumusaba imbabazi ntukajye utinda muri mama ni ukuri sinzi ko byapfa gukunda birakunda keretse umuntu akuniza akakuvana kuri iyi si wabiswa ese bose icyo gitumye umamagara unkura mu gipangu cyo kunigirana ubu se irantuza kuki wagiye kuyiha uriya mukecuru aho kugira ngo ubimpe biriya byangombwa kare wampaye amafaranga menshi yampaye amafaranga menshi nose ubundi yaguhaye angahe yampaye 200 kandi wampaye 5 gusa nose ikibazo cyaje kuba amafaranga hako umva basi tubigire gutya sibyo ngewe ngenda ubunza rero kira cyangombwa nukinzanira genda guha 250 ndakongeraho senkani siko bimeze bose aya mafaranga naka yakoreye urumva ko nacyo cyanwe iwacu kinzana mu murwa rwose n'amafaranga yanzanye ariko ikibazo ni kimwe abantu bagitwaye ntago mbazi bari bipfutse amasura sinabashe kubabona igicucu gusa ubundi se iyo uza kukima ntibyari kuba byoroshye kuki wagiye guhubuka ujye uriya mukecuru uri fake sana ibintu nkabira wabikoreye iki kwera iyo ureka guhubuka ujya uriya mukecuru iyo ukima ntibiba byaroroshye kagorye gusa ako boss umva haro nibutse reba urumva nubwo nemeza neza ko ari ugifite ariko Betty ni ushobora kuba ukibitse ngo Betty uze kubyitondamo neza ujye cyangwa nawe uzamuneke hari ikindi kunigagura gutya ntabwo biba bigaragara neza uvuze rwiki hakundi twabwirwa n'iki ko atari umwe muri twebwe ugifite suko se mama ariko byihurire erega n'ubundi ugifite wese ntacyo cyamumarira ntacyo kizamumarira pe ubwo nyine cyarabuze nyine ariko ikigaragara nawe wabigizemo uruhare undi se wagifataga ngo uzagikoreshe iki Linda mbaza se ngo nzagikoresha ikintu ariko kizanira umwana wanjye ahubwo ikibazo gikomeye twakabaye tuvugana ngo murimo muragisimbuka kuko icyangombwa kuba cyabura ntabwo ari ikibazo nese niba icyangombwa kibuze n'inzu yagurutse yagiye aho yubatse kandi erega kinabuze nanasaba bakama n'ikindi ahubwo mureke tuvuge ku kibazo gikomeye mureke gusimbuka icyo nicyo ni nacyo kibazo rero nyamukuru gihari muri ubu kuko nawe uragikeneye undi se amambere kuko wari wakibye ntiwari wakibye
ariko reka nkubaze ubundi nkawe tuvugishije ukuri kuki udasohoka muri iyi nzu ngo ugende ujyane n'uyu Betty ushaka ubuzima ushaka amafaranga ubone nuko uzita ku mwana wawe uzavuka. Ndabasabye ntimuvugane nabi sheme waretse tukava mu rugo tukagenda tukazashaka ibyacu Mani ikazaduha ibyacu. umva wisha kunsomborotsa nawe waje umusanga muri iyi nzu urumva ni gutumbwira kugenda nimba ushaka tugenda banza icyo cyangombwa tubone kugenda urambwira kugenda se kubera ikibazo cyo muri buna cyane ndumva ikibazo cyabaye icyangombwa iminsi 2 gusa mukitaba urukiko. none se icyangombwa niwe ugifite Betty niwe ufite icyangombwa kiravuga kiza soni kano kajuru zana kimvura gifite kimpereza niba ugifite ntabwo kujya kuza haguruka umwe icyangombwa akiguhe kiravuga tugende mu cyumba cyawe haguruka tugende mu cyangombwa cyanjye mu bintu byari byo kugisaka mu kurere hakundi hari aho hezwa mu nzu yawe suko umva Betty mbabarira biriya byatewe n'uburakari nari mfite ariko rero nimba ufite kiriya cyangombwa wakima ubundi ibintu birangira sibyo Ariko sinibaza ikintu mugishakira nawe ndi bugiye maze mukomeze mugishake. Reba nk'umwana ngera buri amezi 3 akavuka ubuse azavukira muri umuriro. Tako se wanarebye basi inyungu za twese ukakirimo ibintu bikarangira icyo bitwaye. Okay, ndemera kugitanga ariko ntagihaye wowe. Hano bivuze ngo ntukizere umugabo wawe. Nicyo ushatse kuvuga? Kihorere none. Ubu rero ubaye umugabo wanjye kwera ko ufite icyo nshakaho. Ubu si iminsi maze hano wandaje kange ngo nemere ko umugabo wanjye. Ku ruhande rwanjye ndakwingenza mbabarira. Umukobwa wanjye afite agahinda n'isoni rwose byo kukugera imbere. Nawe ndakwingenza mubabarira. Sibyo Jean? Rwose nabaye umubyeyi mubi. Kenshi utanyizeye. Ariko kuri iyi nshuro rwose ibyo mvuga ni ukuri. Ndakwingenza mbabarira. Nawe ari mu nzu namusize mu cyumba cye. Ariko ntekereza ko atari ibintu twamuvugisha wenyine, ni ibintu bisaba ngo twicare hamwe nk'umuryango. Mana yanjye we, amabi nakoze, ibyo nakoze byose ni amahano. Mana yanjye yewe, usibye na Janvier n'Imana yo mu ijuru ntiyambabarira. Oya, uburozi ngomba tuvugire hamwe, twamureba ntacyo. Hari aho hezwa se? Iyi nzu yose rwose ni yawe, nta hantu heza. Ngomba kubunywa, ndabunywa ibibazo byose nateje bigere ku iherezo. Mana uzambabarire. Umva burya ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ndagira ngo ibintu birangire sibyo? Weme icyangombwa ubundi nyibahe twivire hano tugende. Sibyo? Mfite ubwoba ko nakibwiye ibyo kumbwira bikarangira. Ubundi se uretse nkajya Janvier. Betty yego ndabizi kunyizera biragoye pe, wenda bitewe n'ibintu byabaye. Ariko basi mbabarira unyizere bwa nyuma. Sibyo? Ubundi se ari wowe gitanze cyangwa ari njye ngitanze byose si kimwe. Cyambere isi uko tugitanga. Nyine ngiye cyo nshaka kugira ngo mbone uburyo nabasaba imbabazi. Kibuze babone ko nanahindutse. Sibyo Betty?
bimwe icyangombwa ubundi twivira hano tugenda. Okay, reka nkwizere bwa nyuma. Ahubwo ikindi kibazo mfite, turava hano twerekeza Asha. Ashimire nk'umuryango uko twicaye aha ngaha, ariko ijambo nyamukuru ni iry'uyu mukobwa wanjye. rwose murakoze Vuma akanya mu buryo mvuga mwese ndabashimiye. Mbere n'abandi Rabbi gusaba imbabazi. Rabbi ciye bugufi rwose ndagusaba imbabazi umubabaro amakosa yose nakoze. Habayeho kutamenya, habayeho ubujiji. Rabbi nciye bugufi narahemutse. Ibyo nakoze ni amahano nanjye ndabyicuza. Mbabarira rwose nsabye imbabazi ntibizongera. Mbabarire pe. Rabbi ndakwinginze. Mbabarira ngirira impuhwe narahemutse. Nakubereye umugore mubi rwose. Bwana Janvier, mu by'ukuri ndumva wababarira wagira imbabazi umugore wawe ko kuba yemeye guhinduka, umva wamubabarira. Ikindi njye na Betty twemeye kuva muri iyi nzu tukagenda, kandi mbikuye ku mutima tugusabye imbabazi ibintu byose twagukoreye. Imbabazi rwose tubikuye ku mutima pe. Dore n'impapuro z'inzu yanyu ngizi. Ubundi tubabarire ku byabaye rwose. Kandi rwose ndasaba imbabazi aho navuze nabi. N'ibyo nakoze bitari byiza byose ndabisaba imbabazi mumbabarire. Nanjye ndunga mu buryo bari kuvuga bose tubabarire, twese muri rusange tubabarire. Nanjye ngiye gusubira iwanjye, ngiye mu rugo nawe rwose ahangana ubabarire umugore wawe usigare muri muryango mwiza. Wabarire rwose. Urakoze rwose. Amarira y'umugabo, amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, amarira y'umugabo ariko yanjye aho bukera arasohoka hanze. Ngirira impuhwe babarira, amarira y'umugabo.